Uyu ni umwe mu bakinnyi bakunzwe cyane muri Hollywood. Ni umugabo ukunda gukina filime za Marvel Studio. Ni umwe mu bagabo bafite impano zidasanzwe. Chris Evans. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubuzima n'amateka by'uyu mugabo ukina filime kandi ukunzwe cyane, Chris Evans. Ese ni muntu ki? Ese yatangiye gukina filime ryari? Icyo ngusaba ni ukubana nanjye paka ino video irangiye. Reka nkwibutse ko iyi channel yitwa Rukizo, tukaba tukugezaho ubuzima bwa star batandukanye bakinnye amafilimi, tukakora filimi bakinnye ku buryo uteze byagufasha kuzireba. Niba wumva interested ko twajya tubana, kandi subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo udacikwa n'ibiganiro tubagezeho umunsi ku wundi. Niba kandi subscribe, uri umuntu w'agaciro kuri twe. Reka dutangire twibera ubuzima n'amateka umukinnyi w'icyamamare muri Amerika, Chris Evans. Ese ni muntu ki? Chris Evans ni umukinnyi wa filime w'umunyamerika uzwi cyane kubera gukina filime nka Captain America, uruhererekane rwa Marvel Cinematic Universe. Yavutse ku ya 13 Kamena umwaka w'1981. Avukira i Boston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Evans yatangiye umwuga wo gukina filime mu ntangiriro z'umwaka wa 2000, ariko yabaye icyamamare cyane ubwo yakina filime nka John Storm. Muri filime ya Fantastic Four yo mu mwaka wa 2005, mu mwaka wa 2011, Evans yahawe uruhare rwe rwa Steve Rogers, Captain America, muri filime ya Captain America The First Avenger. Bikomeza mu zindi nkuru za Marvel nka The Avenger yasohotse mu mwaka wa 2012, Captain America The Winter Soldier yasohotse mu mwaka wa 2014, Avenger Infinity War yasohotse mu mwaka wa 2018, ndetse na Avenger Endgame yasohotse mu mwaka wa 2019. Uruhare rwe rwa Captain America rwamesheje izina rikomeye mu bakunzi ba sinema ku isi hose. Uretse gukina filimi muri za superhero, Evans yagaragaye no mu zindi filimi zifite izina rikomeye nka Snowpiercer yasohotse mu mwaka wa 2013, Gifted yasohotse mu mwaka wa 2017, Knives Out yasohotse mu mwaka wa 2019. Mu mwaka wa 2014 yakoze filimi ye ya mbere yise Before We Go, aho iyi filimi yaranayikiniye. Chris Evans azwiho kuba umuntu ugaragaza ibitekerezo bye ku mbuga nkoranyambaga, cyane nk'ibibazo bya politiki ndetse n'imibereho. Ni umuntu ukunda ibikorwa by'ubugiraneza kandi ashyigikira imishinga itandukanye ifasha abatishoboye. Mu buzima bwe bwite, Evans akunda gukora imyitozo ngororamubiri, gukina piano ndetse no gusoma ibitabo. Nubwo yagiye avuga mu nkuru z'urukundo n'abagore batandukanye bazwi cyane muri Hollywood, kugeza ubu ntarashaka n'ingaragu. Chris Evans akomeje kuba umwe mu bakinnyi ba filimi bakunzwe cyane kandi bubashywe muri Hollywood, kandi abafana be bategereje amafilimi ye mashyashya azasohoka mu myaka iri imbere. Uyu ni umugabo udasanzwe mu gihugu cya Amerika. Reka nkwibutse ko iyi channel yitwa Rukizo. Niba iyi video igushimishije, kanda kuri like, ukande subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo utajya ucika n'ibiganiro tubagezeho umunsi ku wundi. Wanatubwira undi musitari wifuza ko twagukoraho muri comment. Mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao, hasta la vista.